komeza kugubwa neza ahantu hose uherereye ku isi, waba uri mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi waba uri, komeza kugira ibihe byiza cyane nicyo mwifurije. Twitwa Nzuri Business Group Limited. Icyo usabwa ni kimwe no gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo hatazagira imari nimwe izajya igucika. Twayishyize kuri channel yacu yitwa Nzuri Market. Tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse kandi nawe ufite umutungo ushaka kugurisha, watugana tukagushakira abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa, dufite n'indi service ya property management, oho tugufasha kukumanagingira imitungo yawe. Ibyo byose uko mbikubwiye uko ari bitatu, yaba kugushakira umutungo mwiza cyangwa se kugushakira abakiriya ndetse na property management, wabisanga muri Nzuri Business Group Limited, kandi tubikora nk'abanyamwuga. Kuri uyu munsi rero tugufitiye ikibanza cyiza cyane nk'uko uri kukibona, kiri kuri kaburimbo principale, giherereye i Kanombe. Nicyo ngiye kugutembereza, ubundi wagishima nkaza kukubwira nimero wazaduhamagaraho cyangwa se ukatwandikira, ubundi tukakujyana ukajya kukirebera n'amaso yawe. Ni ikibanza cyiza cyane kinini cy'ubucuruzi giherereye i Kanombe, ahantu heza cyane hashyushye cyane, hari ibikorwa remezo ndetse n'izindi nzu z'ubucuruzi zigezweho. Gikora ku mihanda itatu. Icyo kibanza kandi gifite metero kari 600. Urumva ko ni ikibanza kinini cyane. Igiciro cyacyo ni $1,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iki kibanza, wahamagara 0788 48 cyangwa hamagara 0782 230 Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha. Neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dufite biro, niho dukorera. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wandika Nzuri Market. Kandi aho hose maze kubwira kuri izo platforms zose abariho n'indi mitungo myinshi itandukanye. Rero wajya udusura ubundi ugatangira no kudukurikirana kugira ngo imari zose uzagize habonera ndetse ntihazagire nimwe igucika. Ikaze cyane muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami. Icyo usabwa ni kimwe gusa, ni ukora subscribe, ubundi ntihazagire imari nimwe izajya igucika. Komeza kugira ibihe byiza rero, ukomeze no kugira umunsi mwiza.